Murakoze cyane. Nitwa Bazimya Emmanuel, ndi umukozi ushinzwe imibereho myiza n'iterambere mu kagari ka Mukuyu. Mu by'umwihariko turimo gushimira abafatanyabikorwa baje kudufasha mu muganda rusange twakoreye hano. Ahangaha hari igikorwa cy'umuganda rusange cyo gusiza ibibanza by'abantu babiri bazubakira batishoboye ku bufatanye na polisi ndetse n'abafatanyabikorwa nk'amwe. Rero kuri uyu munsi turabashimira by'umwihariko ko mwaje gufatanya natwe mu gikorwa cy'umuganda ndetse n'inkunga mwagiye muha abaturage bijyanye n'isabune abaturage batishoboye kugira ngo babone ukuntu babasha gukaraba base neza. Turabashimira mbese by'umwihariko mu rwego mu izina ry'ubuyobozi bwite bw'akagari ndetse no mu izina ry'ubuyobozi bw'umurenge wa Ndera butari hano. Turabashimira kandi duhora twifuza kugira ngo tujye tubona abafatanyabikorwa beza nk'amwe kugira ngo dufatanye. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Jeannette, nkaba ndi umuturage wo mu kagari ka Mukuyu mu mudugudu wa Jurwe mu murenge wa Ndera. Ikirenze kuri ibyo nkaba ndi mutwara sibo w'isibo yitwa Indatwa, ari naho hakorewe umuganda. Mu by'ukuri turabashimira kubw'igikorwa cyiza nk'abafatanyabikorwa mwaje kudufasha. Habayeho umuganda wo gusiza ibibanza byo gutegurira kubakira imiryango ibiri y'abatishoboye. Rero mu by'ukuri turabashimira kubw'ibikorwa byiza mwatugaragarije ndetse n'inkunga mwabashije gutera abaturage kugira ngo bave mu muganda, nibarangiza bagere mu rugo bakarabe bake base neza ndetse banisige kuko mwaduhaye n'amavuta. Ibyo turabibashimira nk'abafatanyabikorwa. Kubw'ibyo rero icyo narenzaho ni uko mu cyifuzo mwazajya n'ubundi mukomeza kutuba hafi nk'abafatanyabikorwa. Igihe runaka, igihe mwadutekerejeho nk'abaturage mukaza mutugana, natwe tuzabishimira kubakira. Murakoze.